BT Online. Reka turebe umumaro w'umwuka wera mu isezerano rishya. Umwuka wera mu isezerano rishya nabwo cyangwa se mu gihe cyacu twe mu isezerano rishya, umwuka wera mu by'ukuri atumariye iki? Umwuka wera afite akamaro kanini mu isezerano rishya cyangwa se mu buzima bw'umukristo cyangwa se mu itorero muri rusange. Reka cyambere, umwuka wera afite umumaro wo kwigisha no kutwigisha no kutwibutsa. Uwo ni umumaro ukomeye umwuka wera afite mu itorero. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 26. Yohana igice cya 14 umurongo wa 26, twumva ko havuga. Haravuga ngo, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha tubona ko umwuka wera rero afite akamaro ko kutwigisha ndetse no kutwibutsa. Ndetse iyo dusomye hepfo twigiye hirya gatoya muri Yohana 16 umurongo wa 7, ni nyuma ho gatoya 16 umurongo wa 7 n'uwa 8, havuga ukuntu umwuka wera ngo azatsinda ab'isi. 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ikizaga icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuwoherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Imana ishimwe cyane. Tubonye ko umwuka wera ngo afite umumaro wo kutwigisha no kutwibutsa, ariko kandi ngo azatsinda ab'isi, abemeze iby'ibyaha. Kenshi ushobora kwigisha, ariko nawe cyangwa se nawe ushobora kwigisha, ariko twe ntabwo dufite ubushobozi bwo kwemeza umuntu. Umuntu atsindwe n'ibyaha yihane. Umuntu ashobora gukora ibyaha rwose pe, agakubitwa akanafungwa ibyaha ntabyihane, akatirwa imyaka myinshi, ariko umwuka wera amugeraho neza akamwemeza iby'ibyaha akabyihana. Umwuka wera afite umumaro rero wo kutwigisha, ariko kandi afite umumaro wo gutsinda umuntu umunyabyaha no kumwemeza ibyaha bye akabyihana. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera kandi agomba kuba mu buzima bw'umukristo, akamuturamo, akabana nawe, akagenda amuyobora, amwereka inzira abamo. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 3:16 twereka ukuntu umwuka wera aba mu buzima bw'umukristo. Umwuka wera kandi afite umumaro wo guhishurira abakristo ibihishwe, guhishurira itorero ibihishwe. Tubibona mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11, hagaragaza uburyo ki umwuka wera ahishura ibihishwe. Umwuka wera afite umumaro wo kuyobora ku kuri. Muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana cya 16 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15, wenda twasoma imirongo mfite ni myinshi, imwe nababwira muzayisome, ariko reka ngaho twasome Yohana 16 umurongo wa 13 kugeza 15. Haravuga ngo 13 haravuga ngo, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera rero afite umumaro wo kutuyobora mu kuri. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera kandi atanga impano. Iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere cya 12 umurongo wa 7 kugeza 11, hagaragaza ukuntu umwuka wera atanga impano zitandukanye. Abantu mu itorero dufite impano zitandukanye. Umwuka wera rero niwe uzitanga. Gagaragaza ukuntu bamwe bahabwa kwigisha, abandi bahabwa guhanura. Reka twasome Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 7 kugeza kuri 11, twumve ukuntu umwuka wera atanga impano. Natwe reka twasome Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 10 na Abakorinto ba mbere 12 7 kugeza 11, haravuga ngo, umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agaheshwa gukora ibitangaza, undi agahabwa
guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha rero umwuka wera rero atanga impano, kandi impano zakenewe mu itorero ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu, akanadusabira. Mu Baroma cye cya 8 umurongo wa 26 hagaragaza ukuntu umwuka wera atunihira ibintu itavugwa, ukuntu adusabira. Reka dusome Abaroma cye cya 8 umurongo wa 26-27 twumve. Haravuga ngo, uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe. Amen. Umwuka wera ngo asabira, umwuka wera asabira abera nk'uko Imana ishaka. Uwo ni umumaro nyine umwuka wera. Twe ntabwo tuzi uko dukwiye gusaba, ariko n'udusabira. Umwuka wera kandi ahindura umuntu mushya, aratuvugurura, akanaduha ubuzima. Abaroma cya 8 umurongo wa 10-11 tubona ukuntu umwuka wera ashinzwe kuvugurura umukristo akamuha ubuzima. Abaroma 8:10-11. Umwuka wera kandi adushoboza kwera imbuto nziza. Mu Bagalatiya cya 5 umurongo wa 16-21 hatwereka uburyo ngo dukwiriye kuyoborwa n'umwuka. Haba ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Aho Pawulo agiye agaragaza ngo ibyo mwuka wera ashaka kamere irabyanga, ndetse yavuze ngo birahabanye. Hava ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Iyo ukomeje rero hepfo gato ku murongo wa 22 hagaragaza rero imirimo y'umwuka yariyo. Imirimo y'umwuka akayirondora myinshi cyane, muzasome Abagalatiya 5:22-25 tubona neza imirimo y'umwuka. Umwuka wera rero afite umumaro kuko adushoboza kwera imbuto nziza, cyangwa se imbuto zabihannye. Imana ishimwe cyane. Dukomeze rero inyigisho yacu noneho tugeze ku kagingo ka 4 twibaza ngo ese ubundi umwuka wera yorejwe nande? Hari impaka cyane, abantu bakibaza bati ubundi umwuka wera yoherejwe na Yesu, abantu batiyoherejwe n'Imana Data. Ariko noneho tukatuye muri Bibiliya twibaza ngo umwuka yoherejwe nande? Muri Bibiliya hari aho tubona umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wa Data. Reka turebe aho bigaragaza ngo umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wa Data, ariko n'uno umwuka wera hari naho tubusanga havanga umwuka wa Yesu. Tuze kuza kubihuza twumve. Reka turebe rero muri Matayo cya 10 umurongo wa 19 kugeza 20. Matayo cya 10 umurongo wa 19 kugeza 20 twumva ukuntu avuga umwuka w'Imana. Matayo 10 umurongo wa 19 haravuga ngo 10:19-20 tusome twumve. Haravuga ngo, ariko nibabagambanira ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Imana ishimwe cyane. Haba umwuka wa So cyangwa se umwuka w'Imana, umwuka wa Data. Ahangaha reka dusome noneho rero mu Bakorinto ba mbere 12 umurongo wa 3 twumve. Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 13 kugeza Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 3. 12 umurongo wa 3 twumve ko havuga. 12:3 haravuga ngo, nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Hano tubonyemo amagambo abiri, umwuka w'Imana n'umwuka wera. Pawulo arimo kugaragaza
kuvuga ku mwuka w'Imana akavuga n'umwuka wera, ariko n'ubundi ni kimwe. Imana yacu dufashe. Bibiliya kandi ivuga ku mwuka wa Yesu. Umwuka wa Yesu nawo Bibiliya iramuvuga. Reka turebe muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero. Urwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 11. Twumve uko havuga. Petero wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 11. Haravuga ngo barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba. Imana ishimwe cyane. Ahangaha Petero arimo kuvuga ku mwuka wa Kristo, ku mwuka wa Yesu. Bibiliya kandi ivuga ko umwuka wera yoherejwe na Data. Muri Yohana 15 umurongo wa 26 Yesu avuga ngo Data azawohereza umwuka wera. Ndetse iyo dusanye muri Yohana 14 umurongo wa 26 Yesu avuga ko ngo umwuka wera azaza kubizera uvuye kuri Data ukanyura kuri Yesu. Umwuka wera azoherezwa na Data mu izina rya Yesu. Ahangaha naho wakibaza ati ese niho rero impaka zivukira, ntibaza ngo none se umwuka wera yoherejwe nande? Ko tubona umwuka w'Imana, tubona umwuka wera, tukabona umwuka wa Yesu, tukabona ko umwuka wera azoherezwa na Data, ubundi ati nzawohereza umwuka wera. Ahangaha bishobora guteza urujijo mu bantu, ariko mu by'ukuri umwuka wera uvugwa ahangaha ni umwe, kuko bamwe bavuga ati nese imyuka ni ibiri, ni umwuka se wa Data hakaba n'umwuka wa Yesu, ariko umwuka wera ni umwe. Kandi twibuke ko teolojiya y'ubutatu bwera, ubundi Imana Data n'Imana Mwana n'umwuka wera baba bagombye kuba hamwe bagaforoma Imana imwe. Rero kuvuga ngo umwuka woherejwe nande, ni bombi, ni Data na Mwana nyine, kandi ubundi ntabwo babaga basize umwuka wera ngo abe wenyine, kuko abo ba persons batatu bagize Imana imwe ntabwo bagabanyamo ngo umwe agenda uko agenda ukwe. Ubundi ubutatu bwera tubwigisha yuko n'ubundi person imwe ashobora gukora, ariko n'abandi bari aho ngaho batagaragara, ariko ukabona imirimo yenda ya Yesu igaragara, ariko na Data na Mwana bari aho ngaho hafi batagaragaza imirimo yabo. Umwuka wera gukora imirimo igaragara, ariko na Data na Mwana bari aho ngaho. Niko teoloji y'ubutatu bwera imeze. Imana ishimwe cyane. Rero aho bajya impaka zivuga ngo umwuka yoherejwe nande, muri make umwuka wera yoherejwe na bombi, si Yesu gusa cyangwa Data gusa, ahubwo ni bombi. Imana yacu ishimwe cyane. Aho ngaho ndizera ko turushijeho gusobanukirwa. Reka dukomeze rero ku kagingo ka nyuma kavuga ku kubatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa mu mwuka wera nabyo abakristo ntabwo babisobanura kimwe, cyangwa se ntabwo bivugaho rumwe. Abantu bagiye impaka zitandukanye, ndetse ubu ngubu gusa, kuva na kera no mu itorero rya mbere abantu bagiye bajya impaka bavuga bati kubatizwa, akenshi abantu bakabisobanura bitewe n'itorero runaka cyangwa se idini asengeramo, akati ngiye mbyumva gutya. Ariko turi burebe ukuntu Bibiliya ibivuga, ukuntu Bibiliya ivuga ku bigendanye no kubatizwa mu mwuka wera. Yesu agiye kujya mu ijuru yabwiye abigishwa be, aravuga ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya kuva i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Ayo ni amagambo tubona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yesu kandi arongera, cyangwa se yanje kubivuga mbere, ko tugiye gusoma muri Luka 24:49 havuga ngo dore ngiye kuboherereza ibyo Data yabasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzahabwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Yesu hano umwuka wera yamwise imbaraga. Imbaraga avuga ahangaha si ikindi ni umwuka wera. Aya magambo yose yavuze agenda gusa agiye kujya mu ijuru, cyane cyane yashimangiraga ko azohereza abizera imbaraga. Imbaraga rero zisobanuye gushira ubwoba, gutinyuka, kuko Yesu yari azi yuko namara kugenda yigishwa bazagira ubwoba. N'ubundi kandi bari bateraniye mu nzu imwe,
bafite ubwoba bataje kujya hanze kubera ubwoba. Ariko nk'uko tubona ku munsi wa Pentekote umwuka wera amaze kubageraho bagize imbaraga, baratinyutse, bashira ubwoba, bashira amanga, bajya hanze, bavuga mu ndimi zitandukanye, abantu bari bahari wese akumva mu rurimi rw'undi mu rurimi rwe. Ubwoba bwashize, imbaraga zabonetse, Imana ishimwe cyane. Rero bamwe bavuga yuko kubatizwa Mwuka Wera ari ukuvuga mu ndimi nyinshi cyangwa se mu ndimi zitandukanye. Aho ngaho sinabakora ari ukwirengagiza, ariko reka turebe ko Bibiliya ivuga. Bamwe bavuga rero ko kubatizwa Mwuka Wera ari ukuvuga mu ndimi zitandukanye, mu ndimi nshya. Ariko se kuko nicyo bivuga? Reka turebe ko Bibiliya ibisobanura. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 12 umurongo wa 13. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 12 umurongo wa 13, ni umurongo uraduha ubusobanuro bwimbitse kugendanye no kubatizwa mu Mwuka Wera. Haravuga ngo kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu Pawulo aravuga ukuntu ngo mu mwuka umwe twese nimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Iyo urebye neza aha ngaha umubatizo Pawulo avuga, twese twabatijwemo tukaba umubiri umwe, Abagiriki ndetse n'Abayuda n'abandi bose twabatijwe umubatizo umwe. Aha ngaha umubatizo Yesu avuga aha ngaha, cyangwa Pawulo avuga aha ngaha, ni ukwihana, ni umubatizo w'agakiza, ni agakiza. Uwazanye umubatizo umwe ugahabwa abantu bose icyarimwe, Abayuda n'abanyamahanga, uwo mubatizo urebye aha ngaha si umubatizo wundi, ahubwo ni agakiza. Ni agakiza Yesu yaduhaye ku buntu. Imana ishimwe cyane. Bivuze rero ngo iyo umuntu abatijwe mu mwuka, bivuze ngo ni ukwihana. Iyo umuntu yihannye, yakiriye Yesu mu bugingo bwe, ubwo nibwo tuvuga ko abatijwe mu mwuka, abahindutse, abaye icyaremwe gishya. Ubu ni umubatizo hano Pawulo avuga. Rero izo mbaraga z'umwuka zageze ku uwo muntu akihana, agatinya icyaha, akamaramaza, akavuga ati ndihannye, nibwo bivuga ko umwuka noneho nyine yamugezemo, cyangwa se yabatijwe mu mwuka. Bakavuga ngo yahawe umwuka wera, ngo abatijwe umwuka wera, ariko byose urebye hano ukuntu Pawulo bisobanura birasa. Nyuma rero iyo uwo muntu rero amaze kubatizwa cyangwa se amaze guhabwa uwo mwuka wera akihana, nibwo rero haza hakurikiye izindi mpano. Ubwo ashobora kuvuga mu ndimi nshya n'ibindi, agahanura, akerekwa, akabasha kuba yavuga ubutumwa bwiza n'ibindi byinshi. Izindi mpano twabonye umwuka wera agenda atanga. Imana ishimwe cyane. Kubatizwa mu mwuka wera rero hano bivuga ko ari ukwakira agakiza gatangwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. John Wesley, sogokuruza wacu, mu nyigisho ze yakunze gusobanura cyane cyane kugendanye no kubatizwa mu mwuka wera, ariko bakavuga ko bikwiriye gufatwa mu buryo bwo kwezwa, bwo gukiranuka, perfection cyangwa se perfection. Ibindi byose akaba ko bikwiriye kuzakurikiraho. Bavuga ati abantu bakwiriye kwihana burundu rwose pe, bakezwa, bakareka ibyaha, bakihana. We nuko yavugaga ko ari ukubatizwa mu mwuka wera, gushakisha perfection, gushakisha gukiranuka guhambaye, kuzuye. Noneho rero abantu rero bamara kureka ibyaha bihannye neza, bamaramaje, kubwe kuvuga mu ndimi rero n'ibisanzwe byashobora kuba byaza nyuma. Noneho rero abantu bakaba bavuga mu ndimi, bagahabwa n'izindi mpano. Niwe niko yavugaga, baho kwihana rero umuntu amaramaje nibyo byangombwa, kuko nibwo umuntu azabasha kuvuga ubutumwa, abantu bagahinduka, bagakiranuka. Imana ishimwe cyane. Iyo ngiyo ni view cyangwa se niko John Wesley yasobanuraga we kubatizwa mu mwuka wera, ko ari ukwakira agakiza n'ubundi, ko ari ukwihana, umuntu amaramaje akareka ibyaha. Rero ntabwo dukwiye gucana imanza. Umwanga avuga ati jyewe mvuga mu ndimi, utazivugamo ngubwo nta mwuka wera ufite, ahubwo
kuvuga mu ndimi ni byiza, ni impano uhawe, ariko bibiri kandi avuga ngo niba uzivuga gusa hatari udusobanura nabwo nta kimaze, ceceka. Ariko niba uzivuga akaba uzisobanura, cyangwa se niba uzivuga ukanazisobanura, bikaba byakungura abantu kuruta kwiyungura ku giti cyawe, nabyo ni byiza, ni impano nziza, Imana yacu ishimwa cyane. Rero dukwiriye rero kumva neza ibigendanye no kubatizwa mu Mwuka Wera, ntitwumve gusa ko ntitubyitiranye n'impano z'umwuka, ahubwo biruzuzanya. Ariko habanza kubatizwa mu Mwuka Wera cyangwa se kwakira cyangwa se kwihana, noneho impano zikaza zikurikiye. Imana yacu ishimwa cyane. Bene data rero ndumva ni ibyo nagira ngo mbasangize, turebeye hamwe ibyeranye uburyo ki background cyangwa se amateka ya Pentecote. Twarebye Umwuka Wera se ninde, tureba hamwe Umwuka Wera umuntu yari afite mu Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya. Tureba hamwe Umwuka Wera ngo yoherejwe nande, ese ni Yesu cyangwa se ni Data, twabonye ko ari bombi. Turebe hamwe ibijyanye no kubatizwa mu Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane rero kandi baho umugisha. Reka dusenge. Data, ndagushimye ko waduhaye Umwuka Wera kugira ngo atubere umwigisha, atubere umujyanama, atwemeze iby'ibyaha, atuyobore inzira dukwiye kunyuramo. Ndagushimiye kandi ko n'udushoboza kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza abantu bakizwe. Ushimwe cyane Mana. Ngushimiye rero ko nshoboye gutambutsa inyigisho ndetse kugira ngo ibashe guhindura, gucengera imitima y'abana bawe, babashe kumva inyigisho kandi bashe guhembuka rwose. Kumana twese twifashe tugiye neza rero. Urakoze ko byumvise mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze rero. Nimero yanjye kubashaka kunsobanuza kurutaho ni 0788 57 63 37. Iyo ni MTN. 0788 57 63 37. Tigo rero byenda gusa, uretse ko 8 ubanza usimbuza kabiri. Ni 0728 57 33 37. Murakoze rero, Imana umugisha.